Reka twongere tubasuhuze bakunzi bagubwa neza aho muherereye hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, abari mu mujyi wa Kigali twongeye kubasuhuza, ndetse n'abari mu bihugu by'i Burayi, Aziya na Oceania, ku migabane yose igiye itandukanye. Abakurikira Gubwa Neza TV tubahaye ikaze. Muri aka kanya twabateguriye ikiganiro kivuga kuri buri kantu na buri nguni, ndetse byari ibyishimo kuko natwe turi mu bamwe bafana buri kantu na buri nguni, kuko baradusetsa kakahava. Ikaze kuri Gubwa Neza TV. Ikintu kibi mu buzima wagira cyangwa se warota ni ukwisanga uri hagati y'inkuta enye zitari iwawe, cyangwa zitari ku bavandimwe, cyangwa se zitari ku nshuti, cyangwa se aho watembereye, cyangwa aho wifuzaga kujya, ahubwo wajyanywe mu buryo uzi cyangwa utazwi. Aho ndavuga gereza. Iyo wumvise gereza, ni ahantu bajyana abantu bakoze ibyaha bitegura kugororwa, byaba igihe gitoya cyangwa se igihe kinini, cyangwa se aho bategerereza mu gihe bategereje urubanza kugira ngo baburane ku by'ibyaha bakoze, cyangwa se bashinjwa, cyangwa se babeshyerwa. Hari abajyayo babeshyerwa cyangwa se bakajyayo batabeshyerwa, ariko ibyo byose bigaragazwa n'urukiko. Iyo ubeshyerwa, ibyo byose bigaragazwa n'urukiko, uraburana ugataha. Ariko hari n'igihe ubura ibimenyetso ukisanga uhamye mu maboko atari ayawe, ndetse rimwe na rimwe niho ubonera inshuti n'abakunzi. Iyo ufunzwe abenshi babifata nk'icyasha, ariko abagabo baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Iryo jambo sinjye urivuze bwa mbere, kandi sinanjye uzarivuga bwa nyuma, kubera yuko iryo jambo ni ijambo rikomeye buri wese yagakwiye gutekereza kabiri igihe asetse umuntu ugiye gufungwa, kuko hari igihe wasanga urengana cyangwa se utarengana. Ese iyo usanze urengana, abakuvuze bajya he? Babyifatamo gute? Kuko iyo bakujyanye abenshi baravuga, bakavuga byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo nibyo byabaye ku muvandimwe. Abo muzi buri kantu na buri nguni. Umwe muri bo yarafunzwe, abenshi baravuga byinshi bigiye bitandukanye, abenshi bamurimiraho ibisinde, abandi bavuga ibyabaye ndetse n'ibitabaye, ariko kuri ko ari kuzwi n'aho ari, cyangwa se ku bamufashe, cyangwa se ku bamuhamagarije kugira ngo abashe gufungwa abo bagiye kumurega, bari bazi ukuri. Uko niko kuri. Ariko igitangaje ni uko abenshi hari igihe wisanga babajyanye abantu bakavuga, ariko bwacya mu gitondo ukajya kubona ukabona baratashye bahindutse abere. Byari amarira, byari agahinda ubwo umuvandimwe yafungwaga. Yamara gufungwa abantu benshi bakavuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko byari ibyishimo ku munsi wa none ubwo amafoto yongeraga gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, atashye ageze mu rugo. Abavandimwe baramwakira, ndabara abavandimwe be, ni inshuti, abo bagendana, abo bakorana umunsi ku wundi, ndetse n'abo babana mu rugo. Byari ibirori ku bafana ndetse n'abakunzi ba buri kantu na buri nguni, ubwo babonaga umuvandimwe yongeye gutaha akagera mu rugo. Nanjye kubwira aka kanya nibwo nkibona iyi nkuru, mbona yatashye, mbona ari ibyishimo, kandi ntawe utakishimira ibi bintu. Ibi bitanze isomo ki? Hari abavuze ndetse baranarengera, abandi bashaka kubakoraho inkuru kugira ngo bakunde basenye izina rye, cyangwa se bakunde bahahireho. Reka shwida, nta guhahira ku muntu wagize ibyago cyangwa se ibibazo, ahubwo byakabaye byiza bishimira ku byiza bagezeho. Wakishimira ko umuntu umuteye inkunga ukamuvuga neza mu gihe ari gukora ibyiza, ntiwihutire kuvuga ibibi gusa yakoze, kandi mu gihe cyiza yakoraga ibyiza ntiwigeze umuvuga. Dukuyemo isomo ki? Tuvuga abantu byiza mu gihe bakiri mu byishimo, kugira ngo nibagera no mu bibi utazumva yuko hari inka yacitse amabere.
Ubu ni ibyishimo ku bafana ba buri kantu na ba buri nguni, kuko ibyishimo byabo bifite ishingiro, kuko hari benshi bari babategereje bibaza uko bizagenda ndetse bibaza uko bizarangira, bakibaza niba azakatirwa akamara imyaka, kuko ibyo yaregwaga byari hagati y'imyaka 5 n'7, kuko yari yazize gufunga bitemewe adafitiye uburenganzira. Ubwo bavugaga ko yafunze abakobwa 2 yari yazanye kugira ngo abafashe ngo nabo bagaragare ku YouTube nk'abandi, ariko bivugwa yuko benshi yatangiye kubishyuza amafaranga y'ibyo bariye cyangwa se bananyweye, bayabura akabafungirana. Uko niko byavugwaga, ariko biza kurangira bahamagaje polisi. Ubwo bakorana ikiganiro yatangazaga mu bitangazamakuru, yavuze ko akiri mu nzego zibishinzwe, ariko vuba aha ashobora gutaha cyangwa se bikagenda uko bisanzwe. Ariko ubu tuvugana nonaha ni inkuru nziza yo kwishimira ko yongeye kugera mu rugo. Ese nawe wari umufana wawe? Wari utegereje ibyishimo byabo? Ongera usubize agatima impembero, kuko ugiye kongera ugaseka, ukongera ukishima, kuko ni umwe mu basore bazi gutanga ibyishimo ku mbuga nkoranyambaga, bategurana ibiganiro byabo buhanga ndetse bakasetsa abantu kakahava, ariko ntibakomeretsanya, ndetse rimwe na rimwe bibanda ku byagiye bitangazwa mu binyamakuru bindi cyangwa se ku miyoboro ya YouTube, ibyagiye bihavugirwa. Ntago bakunda gusesereza, ahubwo barashyenga. Abo ni bande? Ni ba buri kantu na ba buri nguni. Komeza ubakurikire ku mbuga zabo, unabasharingire ndetse ubatere inkunga kugira ngo ukomeze kubateza imbere mu byo bakora, kugira ngo babashe kuzamuka nabo bakomeze bagire icyo bageraho. Niba ubakunda kandi ukaba ubishimira kandi ukishimira ibyo bakora, ntago bizagaragarira kubivuga gusa. Bakorera share, ndetse numara kubakorera share ubarebera ibihangano byabo ndetse ubikundishe n'abandi. Murakoze, mugire umunsi mwiza.